rero ndanezerewe nanone kuba ndi hagati muri mwe. Ejo ntashye nibutse ko ntababwiye amazina yanjye yose neza. Ndavuga ni nari natwawe rwose sinavuga n'amazina yanjye yose. Ariko ubundi nitwa Kayitesi TONI, hanyuma nkaba ndi umumama w'abana 4 tubyaranye hamwe n'umutware wanjye, tumaranye imyaka 20 mu rushako, kandi turabona Imana mu buryo butandukanye mu buzima bwacu. Amen. Ndishimye rero ko tugiye kongera gusangira ku ijambo ryo guhumuka amaso, yo kugira ngo amaso y'imwemu ahumuke. Nitugende mu Befeso baravuga ngo ntupfe kugenda nk'ab'isi batagira ubwenge, ahubwo tugende dufite ubwenge. Muka wera yanyibutse uyu munsi, cyangwa se mwemu yera yanyibukije uyu munsi, arambwira ngo ukomeze wigisha abantu banjye guhumuka amaso, ngo kuko umwami wacu naza azatwara itorero cyangwa se ishengero ridafite ico, ridafite n'umunkanyari, sinzi uko mubyita mu Kirundi, ridafite umwanda, ridafite ikintu na kimwe cyanduye. Inyigisho hanze aha ziravuga ngo wakora ibyaha, icyangombwa wakiriye Yesu nta kibazo uzajya mu ijuru. Oya, ridafite ico, ridafite umunkanyari. Mu Batesalonika ba mbere 5:23 ho hakavuga ngo murabe maso ngo Imana y'amahoro ibeze rwose mwebwe ubwanyu, ngo imwemu yanyu, imibiri yanyu n'ubugingo bwanyu ngo birarindwe, ngo byose ko ari bitatu birarindwe ntibizagaragareho umugayo ku munsi wo kuza k'umwami Yesu. Umwami Yesu rero ntazaza areba ibice, azaza areba wowe wese, azareba ibitekerezo byawe, azareba ibyo abandi batabona, ibihishwe inyuma kure azabireba. Haleluya. Niyo mpamvu muri iyi minsi 40 ejo nababwiye ngo dushyizwa ahantu hakomeye kugira ngo tubashe gusaba ibyo dushaka. Ufite ubwenge rero arasaba ibizima, udafite ubwenge arasaba inzu n'imodoka n'ibindi byose, nubwo atari bibi kubisaba, ariko ibyo wasigarana nabyo hano ku isi umwami aje gutwara itorero rye. Niyo mpamvu rero muri iyi minsi 40 ugira ubwenge bwo gusaba Imana iby'umumaro, ibifite umumaro mu bwami bw'Imana, ibyakungukira muri ubu buzima bw'uyu munsi ariko no mu gihe kizaza. Nibibe iby'uyu munsi gusa, nibibe ibinezeza amaso gusa, ahubwo bibi byakungukira uyu munsi bikazana kungukira n'iteka ryose. Haleluya. Igihe kimwe umwami Yesu yarigishaga, hanyuma ageze ahantu akajya yigisha mu migani, akigisha mu migani akavuga ubwami bw'Imana bumeze nk'akabuto ka sinapi, umuntu yateye ari gato, nyuma y'igihe karakura. Nuko akongera ubwami bw'Imana bumeze nk'iherena ryatakaye, nyuma umuntu aza kurisanga, hanyuma araribona, yagurisha ibintu byose ajya kugura iherena. Bigeza intumwa ziravuga ibi ni iki? Kuki utuvugisha mu migani? Mbe kuzi Kiyarameye, kuzi Igiheburayo, watuvugishije mu rurimi twumva. Tubwire mu rurimi tubasha gutahura, tubwire natwe dusobanukirwe ibyo uri kuvuga. Noneho muri Matayo igice cya 13 umurongo wa 10, Bibiliya ikavuga ngo abigishwa baramwegera baramubaza bati niki gituma ubigishiriza mu migani? Arabasubiza ati mwebweho nanjye naje kubwira abundant life, wehoho, mwebweho mutandukanye n'abandi, mwebweho ngo mwahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bwo mu ijuru. Abo hanze barumva ari imigani, ariko wewe ntabwo bigomba kuba imigani. Wowe ugomba ubitahure, wowe ugomba ubimenye, ubisobanukirwe. Ngo mwebweho mwahawe kumenya ubwiru bw'ubwami bwo mu ijuru, ariko bo ntibabihawe, kuko ufite wese azahabwa kandi akarushirizwaho, ariko udafite wese azakwa na duke afite. Bamwe baba bagira ngo ni ibifatika, bamwe baba bagira ngo ni ufite byinshi. Oya, n'ufite iby'ubumana, ufite inyota,
ushaka kumenya iby'Imana azongererwa, utabishiramo imbaraga, utabishaka na dukeya yarafite tuzamukurwaho. Ntabwo ari imodoka n'amazu n'indege n'imyenda n'amafaranga, oya, ni inyota y'iby'Imana. N'ufite ubutunzi bw'ubumana ngo uwo nyine uwo azongererwa. Ariko udafite n'inzara, udafite n'ishyaka ryo kujya gushakisha iby'Imana, na dukeya yarasigaranye azatwamburwa. Niyo mpamvu muri iyi minsi 40 Imana itwongerera inyota. Imana yongere aha mugeze muca mu mvura, Imana ibongerere noneho no kurara imbere yayo. Imana ibasure nimupfukama musenga, Imana imurike mu maso hanyu murebe n'ibirenze ibyo mwari musanzwe mureba bike bike. Imana itume muzinukwa iby'isi, mushake ibyayo cyane. Iravuga mu Bakolosayi 3 ngo ubwo mwazuranywe na Kristo, ngo nimuhanga amaso yanyu ku byo mu ijuru, ngo aho Kristo ari iburyo bwa Data, ngo abariho muhoza imitima yacu yirengagiza ibyo mu isi. Ibyo mu isi ntabwo wabikunda ngo ukunda Imana, ntibyakunda. Ukunda iby'isi ntakunda iby'Imana. Ukunda Imana iby'isi arabizinukwa. N'amahitamo ntabwo byose babijyanirana, birasaba kuhitamo kimwe. Haleluya. Maze ngo abigishwa, umwami Yesu arakomeza aravuga ngo igituma mbigishiriza mu migani ni iki? Ngo nuko iyo barebye batitegereza. Kandi barebye, ni ukuvuga ngo habaho kureba, habaho no kwitegereza. Habaho kureba ukareba, ariko habaho no kwitegereza. Ibyo warebye Mpwemu Yera akaguvunjirizamo amakuru atuma ugira icyo ukora. Ibyo warebye ntibihite, ahubwo ibyo warebye bigahindura ubuzima bwawe, ukaba wahindutse, imitekerereze yawe igahinduka, ibyo wibwira bigahinduka kubera ibyo warebye. Bibiliya irambwira ngo igitondo kimwe Yakobo ngo yitegereza abahungu ba Labani, ngo areba ukuntu bari kumureba, bari kumuvuga, ngo aratabwira abagore be, muhaguruke tugende. Indoro mbonye hariya ntabwo ndamahoro, muhaguruke. Niko bahunze bagenda batavuze. Nta kindi, nta yindi message yakuyemo. Yarebye ukuntu abahungu ba Labani bari kumwitegereza. Igitondo kimwe ubundi barabajama, igitondo kimwe abona baramureba nabi. Aravuga ko akundi kera twavugaga ngo umwana mwaye, avuga ati turagenda tu. Nta kindi, ahagurukana n'abagore baragenda. Imana iguha amaso ku buryo nureba ibintu, nureba situation, udahita nk'umupfapfa. Witegereze ukure mu bwenge, nupfe kurangara nk'abisi. Wowe Imana nigira ikikwereka, witegereze, witegereze, urebe ariko unitegereze, bitume hari icyo ukora. Ntupfe kureba gusa. Yesu arababwiye ngo rega igituma mbabwirira mu migani nuko bariya ngo iyo barebye nta kintu babona. Niyo mpamvu rero kuko ntacyo babona, nta mpamvu yo kubagaburira, nta mpamvu yo kubabwiza ukuri, ngomba nanjye kubihisha, kuko ni hahandi ntibashaka kureba. Ngo iyo barebye ntabwo bitegereza, ariko barebye. Turakomeza ngo niyo bumvise batumva, ngo ntibasobanukirwe. Mu yandi magambo, habaho kureba, hakabaho kwitegereza, hakabaho kumva, hakaba no gusobanukirwa. Nkunda kubwira abantu ngo tekereza igihe umaze mu nzu y'Imana, ibuka amagambo yose umaze kumva. Warumvise cyangwa warumvise ntiwasobanukirwa? Ese wararebye cyangwa wararebye ntiwitegereza?
Yesu arakomeza aravuga ngo niyo bumvise batumva kandi ntibasobanukirwe, ndetse ibyo Yesaya yahanuye bibasohoyeho ngo kumva muzumva ariko ntimuzabisobanukirwa, kureba muzareba ariko ntimuzabibona. Habaho kureba no kubona, kuko umutima w'ubu bwoko ufite ibinure. Umutima w'ubu bwoko nubwo wabereka ibingana gute ufite ibinure ntiwumva. Bibiri ikavuga ngo kureba muzareba ariko ntimuzabibona, kuko umutima w'ubu bwoko ufite ibinure. Amatwi yabo akaba ari ibihurihuri, amaso yabo bakayahumiriza, ngo batarebesha amaso, batumvisha amatwi, batamenyesha umutima, bagahindukira ngo mbakize. Kuko umuntu iyo yarebye akitegereza, yakumva agasobanukirwa, umutima uhita wakira. Iyo umutima wakiriye uhindukirira umwami akagukiza. Cyo rero nicyo gitumye tudakira, nuko ntabwo tureba ngo twitegereze, nitwumva ngo dusobanukirwe, imitima yacu yuzuyeho ibinure, ntitubasha guhindukirira umwami ngo adukize. Ariko iyi minsi 40 irabihindura. Iyi minsi 40 yaduhagurukije iyo kugira ngo tuze tugere hano. Ntabwo umwami wacu atwumvira ubusa. Oya, umwami wacu ntabwo atwumvira ubusa. Iyo iduhagurukije, iyo umwami aduhagurukije, haba hari impamvu. Ibyo nibibarangaze, nimube nk'abumva ntibasobanukirwe. Twikomereze, siko bimeze. Twikomereze. Umwami Yesu arongera arababwira ngo ariko amaso yanyu, nanjye nicyo cyanzanye, ariko amaso yanyu arahirwa kuko abona. Kuko mufite Kristo muri mwebwe, amaso yanyu arahiriwe kuko abona. Ngo kandi amatwi yanyu nayo arumva. Ngo kureba ibyo ngo ndababwira ukuri yuko abahanuzi benshi n'abakiranutsi bifuje kureba ibyo mureba ntibabibone, no kumva ibyo mwumva. Haleluya. Dukeneye amaso areba kandi akitegereza. Ntabwo upfa kureba nk'ibisanzwe. Oya, ntabwo upfa kureba nk'ibisanzwe. Wowe iyo urebye uritegereza kandi ukavanamo amakuru. Kandi Imana umunsi ku munsi igenda itwereka. Hari ibyo itwereka, nanone aha hari ibyo iri kukwereka. Noneho ngiye kuri, hari n'undeba Imana ikagira ikimwereka. Uko mpagaze imbere yanyu ndi umuntu nkamwe, ariko hari ukuntu wandeba Imana ikagira ibyo ikwereka, ikagira ibyo ikubwira kubwo kundeba gusa. Kuko ishaka kureba, ishaka ko witegereza, idashaka kuguma mu bujiji, idashaka kuguma muri impumyi. Imana irifuza ko nureba witegereza. Irifuza yuko nigira ikikwereka ntubu umuswa, ntubu umupfapfa, wite urebe, wumve urebe. Haleluya. Igihe kimwe abigishwa ba Emausi bavuye i Yerusalemu, bagendanye ari babiri, bavuyeyo bari desu. Uzi icyo bita desu? Barababaye, bariho baraganira mu nzira, baravuga batari ko ibi byatubayeho ni ibiki koko? Ibi ni ibiki byatubayeho? Ubona umwami Yesu za super power, za mbaraga zose, harapfuye, birarangiye ubu birashize. Birababaje koko, birababaje. Bakivugana umwami Yesu abakandagiramo hagati, ariko amaso yabo ntiyigeze abimenya, amatwi yabo ntiyumvise. Umwami Yesu arabibariza, mbega muriho muravuga iki? Baramureba, wowe uruwa hehe utazi ibyabaye i Yerusalemu? Ati ntabyo nzi, mubimbwire neza. Ati ariko ubahese, ni gute utazi amakuru y'icyamamare Yesu? Ubwo bari kubwira nde? Ko mutansubiza, bari kubwira nde? Yesu ati mumbwire basi uko byagenze. Ubwo bari hagati baratangira,
haje umugabo we ntabwo wamumenye, ubwo utazi ko yanapfuye ntiwamenye yuko yanabayeho. Haje umugabo hano yakoraga ibitangaza. Uribuka wa musaza wa Mariya witwa Lazaro? Uramwibuka? Uzi ko yigeze gupfa akamuzura nyuma y'iminsi 4. Ati we ntabwo uzi imbaraga z'uwo Yesu. Uwo Yesu turi kuvuga yarafite imbaraga. Ntabwo yuko yampumye Bartimayo yagize gutya aramuhamagara rimwe. Uzi ko yahumuye amaso Bartimayo yarareba. Hati ubu Bartimayo yarareba ntakiri impumyi. Undi atari kuzi cyabaye. Baramujyanye bamutambira abatambyi bakuru baramwica. Ubwo Yesu ari he? Hagati yawo. Baramujyanye bamutambira abatambyi bakuru, abatambyi bakuru baramwicisha. Uzi ukuntu bamwishe nabi. Kandi vrema twari tumaze kubona ko ari uzategeka Abisiraheli. Twari tumaze kubona umwami, twumvaga ko dukize birarangiye. Amaso yabo igihe cyose bagendanye n'umwami Yesu babonaga umwami uzakuraho w'Abaroma. Babonaga yuko Yesu aje kubakiza ubutware bw'Abaroma. Finalement tubonye umukiza wacu. Yesu ari he? Ariho arabumva. Bati nuko disi we ubu rero yarapfuye, hashize iminsi 3 apfuye. Kandi uyu munsi mu gitondo abagore, ariko abagore bagira menshi koko, abagore bazindutse kare kare ngo Yesu ngo yazutse. Urumva bagiye, urumva bari kubwira nde? Urumva abagore bazindutse bajya ku gituro, bagiye nyine gusiga amavuta. Bari kutubwira inkuru, ariko abagore bagira menshi nta wabyizera. Bari kutubwira ngo bagezeyo baramubura, ngo bishoboke ko yazutse, ariko ntabwo tubyizeye. Ni iby'abagore nyine. Babwiye nde? Amaso yabo agize ate? Hawe babona kandi bari kugendana. Bibiliya iravuga ngo Yesu ahera aho ngaho ngo ababwira ibyanditswe guhera kuri Mose, abasobanurira ibyanditswe, abasobanurira ibyanditswe bimuvuzweho, ngo guhera mu mategeko ya Mose ngo arabasobanurira. Ugira ngo barabyumvise? Ashwida, cyakoze ngo bumvise baguwe neza mu mutima. Nuko barakomezanya na Yesu. Bageze ahantu, uze kuhasoma ni muri Luka 24. Bageze ahantu bari bagiye gukata gutya, Yesu arabasezera ati sawa giwe nkomereje ahangaha. Nuko disi tujya ducikwa imigisha, nuko tujya duhusha, umwami akaducaho tukamupepera. Sawa urugendo rwiza, ikomereze. Kandi yari yaje ngo atuzure, yari yaje ngo atugirire neza, ariko ntitwamubonye. Ngo bigeze aho kuko bagiranye irigara n'ibiganiro biryoshye, baravuga bati basi wigenda reka tubanze dufungure hano aho twe twari dushitse, ngwino dufungure gake hanyuma urakomeza. Umwami Yesu araza, ageze mu nzu ngo afata umutsima arawumanyagura. Awumanyaguye amaso yabo arahumuka. Baravuga bati uyu ni umwami Yesu, uyu ni umwami Yesu. Bakibivuga abarabuze. Urugendo rurerure barugendanye n'umwami w'abami wazutse, batowe, bagiriwe amahirwe yo gusurwa n'uwazutse. Amaso yabo ntiyigeze abimenya. Bagiriwe amahirwe mu ntumwa zose. Umwami Yesu ahisemo aba babiri atabandagendana nabo, ariko amaso yabo arahumye. Bariho baramubwira inkuru, bariho baramubwira ibindi. Ntabwo bazi ko bari kumwe n'uwapfuye akazuka. Ntabwo bazi yuko bari kumwe n'umwami w'abami wabahindurira ubuzima. Ntabyo bazi. Bariho baragendana n'umwami batazi. Uyu munsi uri hano, umaze imyaka 2 uragendana n'umwami, uramubwira story, uramubwira ibyawe, ariko ntuzi yuko ari we undi wazutse wakugirira neza, wagutabara. Ntabyo uzi kuko amaso yawe aracyahumye. Iyi minsi 40 ihumura amaso yawe. Iyi minsi 40 izibura amatwi yawe. Iyi minsi 40 ituma ukanguka uvuga uti uyu ni umwami Yesu turi kumwe.
urekeraho kuguma mu bibazo byawe, urekeraho kugendera mu byaha byawe, kandi uri kumwe n'umwami Yesu. Utangire urebe, witegereze. Utangire urebe, nubona umwami Yesu umenye yuko ari umwami Yesu, umwitegereze kandi umumenye. Oh haleluya. Ndasenga ngo ntuhushe amahirwe yawe. Abundant life, ndasenga ngo nimuhushe amahirwe yanyu, nimuhushe gusurwa kwanyu n'Imana, nimubifate nk'ibisanzwe, nimwumve yuko ari bya bindi n'ubundi byahoze, niko biri ni nako bizahoraho. Uyu munsi Imana ikangura umutima wawe, Imana izure inyota yawe yo gusenga, Imana ikwibutsa urukundo rwawe rwa mbere, Imana ikwibutsa aho wavuye ukagwa, urebe maze amaso yawe ahumuke. Ntusigare uko wahoze, ntusigare uko wahoze. Ndabaha urugero rwa kabiri rw'umugabo bita Yuda. Yuda turamuzi twese ndetse tumutera amabuye. Yuda Iskariyoti dushobora kumwigishaho, turamuzi. Bibiliya iratubwira muri Matayo, muri Yohana 12 umurongo wa 3. Yohana 12 umurongo wa 3. Ariko ubundi kwibaza ikibazo, munyemerere mbe mu rugo. Yego? Muranyemerere mbe mu rugo? Yego? Tudakanzwe n'ibi byuma, munyemerere mbe mu rugo. Yego? Bariza mugenzi wawe, nta Bibiliya ugira? Mumbarize gusuti nujya mu mama. Ni ubajije si jewe, mumbarize we mbere intumwa, sibyo? Mbere intumwa. Mbere intumwa nziza, mbere intumwa nziza. Mumbarize, ntagukange, mumbarize. Uti mbewe nta Bibiliya ugira? Okay, uburi ashobora kukubwira ko zisigaye zizimbye cyane cyangwa zitagihari. Mumbarize uti nta naho kwandika ugira se? Cyangwa afite iyo muri telefone. Arahita akubwira ko afite iyo muri telefone. Yo, izo zo muri telefone rero bavandimwe reka mbabwire, twe twazivuyeho. Izo muri telefone igitondo kimwe bazakora update uyibure. Umunyabwenge rero ndagira ngo urebe, witegereze. Turi mu minsi igoye, hari ibyanditswe byinshi bishinja benshi, bibacira urubanza. Bazakora update rimwe muri iyo telefone yawe, ibyanditswe bimwe ubibure. Umunyabwenge urebe, witegereze. Urebe, witegereze. Iminsi yo kuza kwa Yesu ni iminsi igoye, ni iminsi aho abantu batagishaka ijambo ry'Imana. Ariko wowe ntubu umupfapfa, ntubu umuswa, ntubu ikigoryi. Wowe urebe, witegereze. Urambaye kandi murasa neza. Nababwiye ko je nabakunze. Muri n'intwari, muranye impressiona kuza muri iyi mvura. Ariko renzaho. Renzaho. Ndumva umwami agutezeho kuba wagera ku rundi rugero kurenzaho ngaho. Kandi urabishoboye. Urabishoboye. Kunda Bibiliya ibe inshuti yawe, nibwo amaso yawe azahumuka. Twagiye. Iyo yari parenthèse, yari entre nous, si byose yari entre nous. Bibiliya iravuga muri Yohana 12 umurongo wa 3 kugeza wa 6. Bibiliya iravuga ngo Mariya yenda igice cy'indatira y'amavuta meza y'amadahano y'agati kitwa narada y'igiciro cyinshi cyane, ayasiga ku birenge byande bya Yesu. Abihanaguza iki? Umusatsi we. Inzu yose itama mu ayo mavuta. Ibi bintu uyu mugore akoze nukuri. Nk'uyu munsi nkaza hano, nkaza imbere y'uyu mukozi w'Imana hano, ihangane manuke, nkaza n'amavuta yanjye nkasuka kuri uyu mukozi w'Imana, n'amarira yanjye nkatangira ngasomagura. Ni iki mwakora mwabavukanye banje mwe?
abinginzi icyambere bakora ni iki? Katika jina la Yesu toka satani kemea. Na nyiri ubwite arambwira ngo yakemeya kabisa. Uko niko nyine byagenze ku mwami Yesu. Uyu mugore yazanye parfum ya hatari, ayisuka ku birenge by'umwami Yesu. Arangije afata amarira ye arira ku birenge by'umwami Yesu. Afata umusatsi, mana yanjye, uvuze umusatsi ku mugore, umusatsi ku mugore, akaba ari wahanagurisha ibirenge by'umwami Yesu byiriwe bigenda mu ivumbi bitagira imodoka, icyo bitaga mu karabanda sandali zikoze mu ipine. Ntimuzizi mwebwe? Muyita gute? Pireri. Aha, mushireho akavumbi rero. Mwashizeho akavumbi, mugashyizeho yiriwe i Yeriko, amanutse i Kaperinaumu, aje i Galilaya, ashyikiye aho nyine kwa Simoni. Hanyuma murebe akavumbi kariho, mutagira ngo bari bafite amazi nk'ayanyu boga buri munsi. Ashobora kuba yaramaze n'iminsi 2, ntawamenya. Nimurebe icyo cyuya, murebe nako kavumbi, mubishyireho umusatsi w'umugore. Bibiliya iravuga ngo aririra ku birenge by'umwami Yesu, ngo inzu yose ihumuramo ayo mavuta. Uyu ni umugore wamenetse. Nubwo abantu ku ruhande nta n'umwe uri kubona ko uwo mugore yamenetse umutima, ariko uyu mugore yamenetse umutima. Bavandimwe, parfum irahenda. Uyu mugore guhitamo gufata iyi perfume ikomeye ituma inzu yose ihumura neza, imota neza, akayisuka. Buriya si ugusesagura? Ndumva ari ugusesagura. Ninde turi kumwe hano? Murakoze, tuba abanyakuri. Haleluya. Nukuri ni ugusesagura. None nta kindi yari kugikoresha? Yari kubikoresha ikindi? Kuki yahisemo kubisesagura gutyo? Ntiyari kuza basa akayimuha? Ndumva yari kuza akamubwira ati, mwami Yesu, vraiment nakozweho, uyu ni we Isaka wanjye, ndamuguhaye. Siko bimeze? Siko mubigenza namwe? Nanjye niko mbigenza. Byari ngombwa ko aza kubimena. Use nta kindi cyari gukora vraiment. Kandi ngo ahenze. Bibiliya iravuga ngo Yuda ngo nuko Yuda Iskariyoti, umwe mu bigishwa ba Yesu Kristo, wendaga kuzamugambanira, aravuga ati, niki gitumye aya mavuta atagurwa idenariyo 300? Yuda yaciriyeho n'amafaranga, yahise akubitaho n'igiciro, azukwagura, ahise abona kuri marché noire ayo yahita abona. Aravuga ati, mbega gaspillage hano, gaspillage. Aya mavuta konzi igiciro cyayo, kuki atagurishwa amadenariyo 300 ngo tuhe abakene? Ako kantu ariko ngo duha abakene, mu byukuri agashyizeho nyuma, ariko mbere hari kubanza kugurisha. Mwabyumvise? Ikibimbwiye nuko hano hasi avuga ngo icyatumye avuga atyo si uko ababariye abakene, ahubwo nuko yari umujura, ngo yari umusuma, yari umujura. Noneho kugezaho ndumva hakirimo ibyiringiro. Ibindangiza nibikurikiraho ngo kandi ari we wari ufite umufuka. Ibi bintu murabibona? Ngo niwe yagendana umufuko agasotora ko bibitswemo. Mu yandi magambo, umusuma muri ministere ya Yesu. Uyu musuma muramubona mute mwebwe? Reka mbabaze, mbe buriya Yesu yarazi yuko ari umusuma? Yarabizi? None kuki yamushize umufuka? Tubyumvikane. Yesu yarazi ko ari umusuma? Hano murabyemera ko Yesu yarazi ko ari umusuma? None kuki yamuhaye umufuka? Okay, mube mukora discussion aho ngaho. Abahangaha turebe. Yesu yarazi ko uwo Yuda ari umusuma?
yarabizi, yamutoye abizi ko ari umusuma. None niki cyatumye amuha umufuka? Akaba ari wawushinga di. Wowe wabona umusuma ukamushinga umufuka? Cyangwa wajya ubwira n'abandi muramenye murabe maso ujya ategera uyu mufuka? Hano bimeze bite? Mwagitoye? Yesu yarazi yuko Yuda ari umusuma, ari igisuma mearme, yarabizi. Hanyuma niki cyatumye amushinga umufuka? Mu bantu 12 bose kuki yahise mu Yuda? Ndashaka bitekereze ko none Yesu ko tuzi ko yarebaga kandi ko tubyemeranywa twese yuko yarabizi ko Yuda ari umusuma, igisuma kigasotora kubibitswemo. Ariko umuntu ariba akiba n'umwami Yesu, ibintu birakomeye. Reka mbabwire, Yesu yarabizi, yarazi ko ari igisuma. Impamvu yamuhaye umufuka, yamushyiriye akanzu, mukita gute, bridge. Avuga tuyu niba kabira akabona mubonye mumenye wenda azahinduka. Yamushyiriyeho akajyo, ati niyiba kabiri ndazi ko ari umujura, reka muhe uburyo bwo kwiba, maze nibimugora kuko tugendana azanyegera, azambwira ati rero nubwo ubona afite umufuka wawe nawe umazemo, nibamo hafi buri munsi, ndasotoramo. Hariya ndiko bavuze ndasoto ubu Yesu nubwo uzuye Lazaro, rero ubwo uzuye Lazaro ndabona ukomeye, ariko ndakwinginze nanjye rega nzura meze nabi aha ndiba muri wa mufuka utagira ngo hari kirimo namazemo. Yamushyiriye akajyo kuko yarazi ko ariyo faiblesse ye, yarazi ko ariyo ntege nkeye, yarazi ko ari ibyo adashoboye. Aravuga ati reka mushyire hahandi agwamo, kuko jewe ntabwo mukondana, ntabwo mucira urubanza, aziba kabiri. Nabona mubonye ko yibye azaza nyaturire, azaza yihane, azaza akizwe. Nabona mbikoze azaza akizwe. Ariko Yuda ntiyigeze abikora. Yuda yagumye yiba, umufuka umubana muke, arinda aho ajya no kubatambya ati murampa amafaranga ndamubaha. Yanze kwica ingeso ye, yanze kwica ibibi bye, nyamara agendana n'umwami Yesu umunsi ku wundi. Igihe Petero yagiye kuroba, yagera mu kuroba akarara ijoro ntagira icyo aronka, yarangiza akabwira umwami Yesu mu gitondo, wereka twakesheje ijoro nta kintu twabonye. Ngo umwami Yesu akamubwira ngo jugunya iburyo. Amaze kujugunya iburyo ngo abona amafi menshi, abonye amafi menshi, abonye ko umwami Yesu ashobora no kukubwira hari amafi. Araza aravuga ngo byose arabisiga, ngo azabwira umwami Yesu ngo ndi umunyabyaha. Yuda akamureba gutya, ariko baba bari mu biki, ariko iyo ari gukina yiheje. Dore mbese uko asura umunyabyaha akina ibiki wakoze bitari bizwi. Ariko abantu bakabya. Tukomeze urugendo. Thomas agize gutya aravuze ati ariko mwami Yesu ntabwo tuzi inzira, ntituzi aho ugana, ntituzi. Yesu aramubwira ati Thomas, nigute utaza honjya? Nige nzira, nige kuri, nige bugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye. Yuda akareba gutya, ariko abantu bagira politike koko. Ubu ngo yanjyana ku Mana. Ubu rero yabashutse aba bose turi kugendana, yabashutse ngo azabageza ku Mana. Aba bose ndasenga ngo amaso yawe iri joro ahumuke. Utagendana n'umwami Yesu hari ibye upinga, hari ibye utemera. Utagendana n'umwami Yesu hari aho utamwumva, ugumanye ubusuma bwawe. Utagendana n'umwami Yesu kandi yabugukiza, yagukiza ubusuma bwawe, ariko wanze kumwegera. Yagukiza ayo mahane ariko wanze kumwibwiza ukuri.
wanze kumubwiza ukuri. ndasoza niyitemwanyaje muyita intahe. Yego, jewe nakuze iwacu ntabwo nabonye papa, namubona gake. Yarameze, murazi ubu bwato bita sumare? Sumare murayizi? Sumare ubundi iba mu mazi nk'uku nihishe hano, nyuma y'akanya ikagira blu 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 blu, ikajya ahagaragara, ikareba hirya ikareba hino. Niko papa wanjye yari ameze. Twagiraga gutya tukabona igitondo kimwe blu 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 araje. Icyo gihe tukiyogoshesha tugakora devoir tukajya ku ishuri, ibintu bigashyuha tuti papa yaje. Hashira amezi nk'atatu blu 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 blu, akongera akagenda akabura. Hagaca nk'imyaka 3 tukajya kubona blu 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 araje. Yazanye imyenda caguwa ya Vietnam, caguwa ya Italy, caguwa ya tugashyuha tukanezerwa, katujyana muri kermesse tugashyuha tukishima papa yaje. Rimwe ukajya ku ishuri ukagaruka ugasanga blu 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 blu. Ngaho se mbwira polesha, mbwira polesha uguti pole pole. Hanyuma rero nkura ntazi impamvu ntabana nawe, nkura ntazi impamvu adusiga, nkura nibaza ibibazo byinshi, nkura nibaza kuki mama atamusanga, nkura nibaza kuki mbega we ataza ngo agumane natwe. Nkura mfite ibibazo byinshi, nibaza. Ariko umwami Yesu akurura umutima wanjye hakiri kare, nkizwa nkiri mutoya. Hanyuma y'igihe gitoya ariko nari naramaze kudevelopa ibintu byinshi mu bibazo bikomeye nagiraga, ku buryo mpora nshima uyu mutware wanjye. Uyu mureba aha ngaha ni umuntu w'Imana, nubwo mwese mutamwemera, je ndamwemera. Uyu ni umuntu w'Imana, kandi umuntu w'Imana ntumubonera aha. Oya umubonera hahandi mu rugo. Ndagenda ndamugora kuko ndamugora kubera iki? Kubera yuko nta mugabo nakuze ndeba iwacu. Hanyuma yihaye kuba umugabo wanjye rero. Uwo murumva uko bigiye kugenda se? Murumva uko bigiye kugenda? Agiye kujya avuga A nkavuga B, agiye kujya avuga duca nkavuga ni kubera iki? Oya turaca, ntibihuza, simbwirwa. Reka mbivuge narakize. Ariko Yesu agira neza. Umva, Yesu wankijije aragukiza. Ntabwo nemeraga ikosa, numvaga nzi byose, numvaga ndi la femme parfaite. Haleluya. Mvuga igifaransa n'icyongereza, uravuga iki wowe? Nkagerekaho n'igiswahili, nkashyiraho n'ikinyarwanda n'akaringara gatoya. Avukiye Kongo, wowe urakinisha. Numva nize kaminuza ariko ndayirangiza. Uri mu biki? Kandi sindi mubi, mwe mubona ndi mubi none. Nibyo rero nkumva nta bintu byo kunkinisha, nta bintu byo gupinagajwa n'umugabo. Apana, ngomba gushyirayo umutwe wanjye neza. Bagende bagukandagire warize. Oya. Waravuye muri Kongo uzi kugira gutya? Oya, ntabwo bagukandagira ureba. Ndagenda mbigiti koko. Mpamvu uvuga ngo uyu ni umuntu w'Imana. Ejo navuga uzatega amatwi. Kubona ataranshishije mu ishyi, kubona atarankubise, nukuri n'Imana gusangiriye impuhwe. Sinabwirwa, sinemera amakosa, sinasaba imbabazi. Ariko hagati aho ndakijijwe. Cyangwa muragira ngo nari umupagani? Oya, nari nkijijwe bavandimwe. Nafata mikro gutya ngiye kuririmba,
nayoboraga kuramya no guhimbaza worship. Nafata mikro ngiye abantu bagakorwaho, haleluya, bakagera mu ijuru di, nataha sinsaba imbabazi. Ikindi cya kabiri, ngiye kubabwira ibyanjye, muzangirira ibanga. Cyangwa mbibwiye isi yose, muzangirira ibanga yemwe. Asibyemere kuko turi kumwe. Vuga amen niba ubyemeye. Namwe ariko namwe rwose. Icya kabiri nari mfite kigoye kandi cyane. Ntabwo numvaga ko umuntu agomba kunezerwa buri munsi. None bibaho kunezerwa egorata? Ntabwo bibaho. Kameme lundi na mardi urashaka kunezerwa, mercredi ni umunsi wo kuba seriyeze. Siko bimeze? None uguma wasama, nta muntu yakubaha. Ugomba kugira umunsi wo kurakara, wo gusirika, ukaba seriyeze, ukarakarira abantu bose, ibintu bikajya ku murongo, abantu bakagutinya. Hanyuma kwa gatanu, kwa gatandatu ugaseka, nta kibazo. Ariko ku cyumweru ukabyuka wiyemeje ko warakaye. Noneho kubera kuvukira mu gisirimu, twari twarabyise n'amazina. Je me suis levé du pied gauche. Ntibyumvikana? Oui. Je suis de mauvaise humeur. Ntibyumvikana? Oya, ntibyumvikana? Ese muro murafashwa cyangwa ndekeraho? Ariko muri ibyo byose bavandimwe, nagendaga nkijijwe. Nari mfite Yesu mu mutima wanjye. Nari umukozi w'Imana. Ariko uyu mugabo abizi ati ibyo ukora byose harimo ikibazo. Maze igihe kimwe ndagenda, numva ngiye kwicwa, numva ngiye gupfa nintajya mu masengesho. Kugira umushumba mwiza birakabaho. Murahiriwe ko mufite umushumba mwiza. Maze ndagenda ngiye imbere y'umushumba wanjye, umubyeyi wacu. Ngiye imbere y'umubyeyi wacu, ndamubwira nti dadi, meze nabi, ndashaka kujya mu minsi 40 yo kwiriza no gusenga. Ati genda rwose, ninsobanurira rero uko bikorwa. Ati icyumweru cya mbere urashima, icyumweru cya kabiri urihana. Avuga icyumweru cya mbere ko ari ugushima, numva nibyo. Numva vraiment afite ibintu byinshi cyane byo gushima. Sibyo wowe urumva utamara icyumweru ushima Imana? Yego vraiment. Guhera mu bwana ufite byinshi byo gushima. Byinshi cyane, hari ubwizerwa bw'Imana bwinshi cyane washima. Harangije turahafata icyumweru cyo kwihana. Nkumva ndashaka kumubaza, kwihana no kugira gute? Mu Kirundi ni kwihana nyine. Aha. Nkumva ndashaka kumukomanga mubwire ngo ndi pasiteri. Urumva mfite ibyaha bingana gutyo bisaba ko nihana icyumweru cyose. Manywa nijoro siniba, sinica, sinsambana, sindoga, sinywa inzoga. None ndihana iki? Icyumweru cyose. Ibyo ni iby'ibisuma nka Yuda. Yes, ndi Yuda. Eka oya. Genda umukozi w'Imana. Hanyuma ndangije njya mu masengesho. Musi wa mbere ndashima, musi wa kabiri Imana ifite ibintu birenza aya maprojecteri. Birenza aya maprojecteri. Iyo byakije gutya ku buzima bwawe, utangira kubona ibibi byawe byose. Ntangira kubona ibibi nkagira ngo muri bwa bwirasi bwanjye, nkagira ngo Imana iri kubinyereka kugira ngo sinzabyibagirwe mu cyumweru cya kabiri. Ntangira kubyandika kugira ngo ntazabyibagirwa. Ubwibone ni bubi, ubwirasi ni bubi. Ntangira kubyandika ngo sinzabyibagirwe muri cya cyumweru cyo kwihana. Umunsi wa kane irongera rabinyereka byinshi. Irabinyereka noneho mbura uburyo gushima, ntereka ku ruhande, ndapfukama ntangira kurira. Imana iranyereka ibibi, iranyereka ubuzima bwanjye, iranyereka nibyo ntitaga ibyaha, irabinyereka. Irambwira iti wowe ujye umbwira ngo urasenga saa 4 nkagutegereza ukaza saa 5, wowe urinde wo gusuzugura isumba byose. Ndarira ndihana, ndi pasiteri.
ndihana. Nukuri mu byo yambwiye nta gusambana, nta nzoga, nta burozi, nta kwica birimo, ni imifatire mibi gusa. Ndihana. Umunsi wa gatanu irongera, nararaga ndira, nkirirwa ndira mu masengesho, birananira, ndamuhamagaza, araza, ndamupfukamira, ndamubwira ni gute wabanye nanjye iyi myaka yose, ni gute wanyihanganiye iyi myaka yose, ko ndi mubi, ko ndi mubi. Bavandimwe, uzamenya ububi bwawe ari uko wegereye ubwiza bw'Imana. Wowe uhagaze uko uwibwira kuri mwiza, uzamenya ububi bwawe. Amatara y'Imana, umucyo w'Imana nukurasira, uzamenya ububi bwawe. Uzarekeraho kugendana n'umwami Yesu uri umusuma, uzarekeraho kugendana n'umwami Yesu umwiba amafaranga. Duseka Yuda, ariko twe turiba umwami Yesu kurusha Yuda. Turiba amaturo, amashikano turayiba, ikigire cya 10 turakiba, tujya tumwumvisha ko bigoye, ntabwo byavamo, turayiba. Nuwegera ubwiza bw'Imana muri iyi minsi 40, ndakwinginga kugira ngo uhitemo, ubikore n'ubushake, ushaka umwanya wo gusenga. Ubwira umwami uti murika, murika, mubwira uti murika, murika hahandi jyewe ntashobora kureba. Dawidi yaravuze ngo search me, ngo shakamo, ndondora umenye ibibi byose bindimo jyewe ntazi, ubinkuremo. Erega nawe ubwawe ntabwo wiyizi, ntabwo uzi uburyo uri mubi, keretse nuwegera ubuntu bw'Imana. Niwegera Imana, nusenga, izahishura ububi bwawe, uzamenya ibibi byawe, uzamenya ibitagenda byawe, uzamenya uburyo wanabikemura. Uzamenya uburyo wabikemura, uzamenya uburyo icyo ugomba gukora, uzamenya abo ugomba gusaba imbabazi, uzamenya yuko umwami Yesu ajya ahumura amaso. Imana ntiyifuza yuko ugendana n'umwami Yesu uri nka Yuda. Imana ntiyifuza yuko utagira amaso yihindukiza, yirebamo, areba ibibi byawe. Turi ba meilleur, turi ba expert gushinja abandi. Ibyo abandi bitagenda tuzi kubireba kandi vuba kandi neza, byose tukabivuga, ariko ibyacu bijya bitugora. Ariko muri iminsi 40 wegera Imana, wegera intebe y'Imana, ukreye umwanya wo gusenga urushije uwo warusanzwe. Muri pause yawe rema umwanya wo gusenga, reba ibihe byawe na Kristo, umubwire ngo murika, murika nibyo jyewe ntabona, murika, murikira, ndebe nguyu umugabo wanjye sigaye nsaba imbabazi, jyewe nsaba imbabazi, ntibyabagaho, ndaburana kugeza ngutsinze. Jyewe nsaba imbabazi, ndaburana nzane n'ibindi byose kugeza ngutsinze.